Kugeza ubu ngubu ababyeyi benshi baracinya akadiho bashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame gahunda yashyizeho yo kugaburira abana ku ishuri. Mu myaka yatambutse wasangaga isaha y'isaa tanu igeze ababyeyi benshi bagata ibyo barimo bakirukanka bakajya mu ngo zabo guteka kugira ngo abanyeshuri baze kujya ku ishuri bariye amasaha ataza kubafata. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yatangaje ko gahunda yo kugaburira abana ku mashuri yatanze umusaruro ukomeye cyane mu kugabanya umubare w'abana barivamo kuko wavuye ku 9.4% ukagera kuri 4.7, ibishyira u Rwanda mu bihugu bihagaze neza ku isi mu kugira umubare muto w'abana bata ishuri. Ubu ngubu rwose nunagera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda urasanga abana bakibarizwa mu mihanda batiga barabaye bakeya cyangwa se abana bata ishuri. Ibi ngibi byaragabanutse cyane nk'uko na Minisiteri y'Uburezi mu gihugu cy'u Rwanda yabitangaje. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima n'imibereho myiza mu mashuri muri Mineduse, Nsengiyumva Jean Damascene yabitangarije mu karere ka Rusizi ahizihizwaga ku rwego rw'igihugu umunsi nyafurika wo gufatira ifunguro ku mashuri. Ubwo rero rwose umunsi wizihizwaga nibwo yagarutse kuri ibi ngibi, ndetse n'ababyeyi bamwe na bamwe bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye nk'uko turi buze kubigarukaho by'uko wabibona ndetse n'icyo byabafashije muri rusange. Kugeza ubu ngubu ababyeyi benshi baba batekanye bitewe n'uko umwana wese ava mu rugo iwabo yagera ku ishuri akabona ibyo kurya, yewe bikaba byanamufasha kwiga neza. Ni mu gihe rero hari uwavaga ku ishuri mbere akajya ku ishuri avuye n'iwabo atariye, hakaba n'igihe biba byabuze cyangwa se umubyeyi atabonye umwanya wo kubiteka, yagera ku ishuri akiga nabi ugasanga ari gusinzira kubera ikibazo cy'inzara. Ariko ubu ngubu byarakemuwe mu mashuri y'aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, haba pirimeri, segonderi, ku ishuri bararya. Nsengiyumva rero yavuze ko gahunda yo gufatira amafunguro ku ishuri u Rwanda rwayishyizemo imbaraga, atari uko ari igikorwa cy'ubugiraneza cyangwa se gufasha abatishoboye, ko ahubwo ari ishoramari ry'igihe kirekire. Ati iyo abana bafatiye amafunguro ku ishuri biga neza bagatsinda. Benshi bavuye mu mihanda basubira mu mashuri mu mwaka w'2020. Ikigero cyo guta ishuri ku banyeshuri cyari ku 9.4, kugera mu mwaka w'2023 twari tumaze kugera ku kigero cya 4.7. Urumva ko abana bata ishuri bagabanyutseho 4.7, ndetse ubu ngubu u Rwanda ruhagaze neza cyane kubera yuko usanga abana bata ishuri ari bake cyane ugereranyije n'ibindi bihugu, kubera yuko ni ikintu igihugu cy'u Rwanda cyashyizemo imbaraga cyane. Ku rwego mpuzamahanga rero ibihugu bifite uburezi buhamye usanga abava mu ishuri bari kuri 5%, mu gihe mu bihugu byateye imbere abana bava mu ishuri bari hagati ya 2% ndetse na 3%. Umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Musanze riherereye mu murenge wa Murundi, akarere ka Karongi, Kwitonda Janvier yashimye leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri. Yewe ibi ngibi ntabwo ari washima leta gusa, kubera yuko buri mubyeyi wese aherereye abavuga ati leta y'igihugu cy'u Rwanda iragahoraho bitewe n'ibikorwa byiza igenda itugezaho uko bwije n'uko bukeye, amanywa ndetse nijoro. Ati abana bose barira ku ishuri kandi bakarya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Umukiza Zawidi, umubyeyi ufite abana biga mu mashuri abanza no mu mashuri yisumbuye, yavuze ko gahunda yo kugaburira abana ku mashuri itarajyaho yakoraga akazi adatuje ari gucungana n'uko saa 5 zigera ngo ajye guteka abana bataza kujya ku ishuri batariye. Ati nageze aho nshaka umukozi. Ayo ni amagambo yiwe. Nabwo ugasanga tugiranye utubazo kubera ko atubahirizaga amasaha, abanyeshuri bakagera mu rugo bitarashya. Kuva iyo gahunda rero yajyaho nta mukozi arongera gukoresha, ndetse umukozi yamuhembaga amafaranga 15,000 y'amanyarwanda, ariko ubu ngubu ayo mafaranga arayasevinga bitewe na gahunda
yo kugaburira abana ku ishuri leta y'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Ndibitura Jean Bosco yavuze ko hagikenewe ubufatanye bwa leta n'abafatanyabikorwa kugira ngo gahunda yo kugaburira abana ku mashuri ikomeze kugenda neza. Ati haracyakenewe gukomeza ubufatanye bw'inzego zose kugira ngo iyi gahunda ikomeze kugenda neza. Leta irahamagarira abafatanyabikorwa gukomeza gutanga uruhare rwabo. Abahinzi, amakoperative n'inganda barashishikarizwa gukomeza kongera umusaruro kugira ngo bafashe guhuza amashuri, bityo iyi gahunda itazakomwa mu nkokora no kubura umusaruro. Mu myaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 leta yashyizeho miliyari 127 z'amafaranga y'u Rwanda avuye kuri miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2019 ndetse n'uwa 2020. Umubare w'abanyeshuri bose bafatira ifunguro ku ishuri urenga miliyoni 4 mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero yuko kugeza n'ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu hano ngaha muri Afurika bifite umubare w'abanyeshuri benshi biga, rukagira umubare w'abanyeshuri bake cyane bata ishuri bitewe n'iyi gahunda. Nta munyeshuri ukijya ku ishuri ngo abe yakiga asinzira bitewe n'ikibazo cy'inzara, cyangwa se abe yasiba bitewe n'uko atabonye ibyo kurya. Nimba mu rugo bitabonetse ava mu rugo ku ishuri ari bubibone. Rero bityo bigatuma umubare w'abanyeshuri biga mu gihugu cy'u Rwanda wiyongera uko bwije n'uko bukeye, amanywa ndetse nijoro. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza wowe twabanye ndetse unagubwe neza, usiga n'igitekerezo cyawe muri comment nawe utubwire.